aho ndabeshya mu nyomoze. Abenshi kera tukiri abana twari tuzi ko amafaranga yera ku biti, tuzi ko amafaranga hari ishyamba ribaho ahantu harinzwe n'abantu benshi cyane kandi hanazitiye, iryo shyamba rikaba ririmo ibiti byeramo amafaranga. Tuzi ko kugira ngo amafaranga aze tuyabone tuyakoreshe, bajya muri iryo shyamba bagasoromamo amafaranga, barangiza bakayazana bakayaha abantu, bakagenda n'ubundi bayabagurisha. Twari tuzi ko bagenda bakayasoroma bakayabagurisha, nkibaza bwo usibye gutekereza nk'abana amafaranga bwo abo bayaguraga iki? Rero abenshi twari tuzi ko amafaranga yera ku biti, hari ahantu bagenda bakayasoroma mu ishyamba bakayazana, wenda se bakaba bayahereza abantu, barangiza bakayakoresha uwo ari we wese muri twese. Nimbeshya rwose mu nyomoze ujye muri comment wandike uvuga uti mawambe uratubeshye. Twari tuzi ko nako twatekerezaga ko iryo shyamba ryeramo amafaranga riri ahantu nyine harinzwe, tukaba twibwira cyangwa se twifuza tuti uwatugezaho tukareba iryo shyamba. Abenshi tukiri abana twajyaga duhiga tuti wageza nk'ahantu hari amafaranga, cyangwa se wampa nk'umurama w'igiti kiriho amafaranga nkagitera nko mu gikari. Njye najyaga mvuga nti wampa nk'umurama w'igiti kiriho amafaranga nkawutera nko mu gikari, nazajya nsoroma aho ayo nshaka, najya kugura umugati nkasoromaho nk'inote, najya kugura nk'ikaramu, najya kugura inkweto, najya kugura biswi. Nuko twatekerezaga, ariko uko twagiye dukura twagendaga duhinduka mu ntekerezo. Hari aho twageze twumva ko hari imashini ikora amafaranga. Iyo mashini ikora amafaranga abenshi ngira ngo mu mikorere yacu dutangiye guca akenge twarabyumvaga pe, twarabyumvaga ko hari imashini ikora amafaranga, kandi turanabyemera ko iyo mashini ibaho aho wabaga uriho wese. N'igihe twabaga dutembera mu makaritsiye cyangwa se mu dusantire cyangwa se mu mijyi, abakuriye mu mijyi wasangaga nyine turimo tuganira tuti nk'ubu imashini ikora amafaranga imeze ite, umuntu uyikoresha we aba ameze ate, se ubu ntiyafataho nk'ibifaranga agashyira mu mufuka akabyiba? Ibi ngibi ntangiye mbivuga kugira ngo mbumvishe ukuntu amafaranga ari ikiyobyabwenge gikomeye, ukuntu amafaranga yakoroneje abantu, ukuntu amafaranga atwaye intekerezo z'abantu benshi. Kugira ngo ubyemere uzafate umwana uri guca akenge, umwana muto cyane. Oya reka ndeke no kuvuga n'umwana uri guca akenge, uzafate umwana w'uruhinja umushyire inote mu ntoki urebe ko azayirekura, cyangwa umushyiremo igiceri urebe ko azayirekura. Ariko uzafate igitiritiri ugishyire mu ntoki ze, cyangwa ufate ibuye urishyire mu ntoki ze, azahita arekura. Kugira ngo wumve rero ko amafaranga ameze kankoresha ijambo umuvumo, nubwo nyine atari byo. Amafaranga nyine wagira ngo bayababuriye ku bantu, wagira ngo nyine bayababuriye ku bantu. Nubwo nari nkoresheje irira jambo ngo amafaranga wagira ngo ameze nk'umuvumo, kuko nyine impamvu mvuze ngo ameze nk'umuvumo, wagira ngo barayavumye, kuko nta muntu uyashaka ngo ayabone. Uwo ari we wese aba higa akarinda arangiza urugendo rwe rwo ku isi atarayabona pe. Urugero rwihuse, reba nk'uriya Elon Musk na n'ubu ngubu aracyakora, ntabwo yaruhuka, kandi niwe wa mbere utunze akavagari k'amafaranga. Reba Bill Gates hashize igihe kinini cyane ayoboye, ariko bamukuyeho nyine yabaye uwa mbere. Hari inkuru nigeze numva ngo Bill Gates umugore we yigeze amubwira ngo babyare umwana wundi. Bill Gates arabyanga ati nindamuka mbyaye expenses cyangwa se ibyo nsohora biriyongera, noneho banceho, nubwo bamuciyeho. Nawe unyumvire, kandi Bill Gates niwe mukire wa mbere ku isi. Abenshi twaravugaga tuti uwangira nka Bill Gates narekeraho gukora ngeze ku rwego Bill Gates agezeho. Ariko kubera wa muvumo muri mu mafaranga, n'uwo Bill Gates ntazigera arekera gukora kugeza igihe azapfira. Kampani ye ya Microsoft izakomeza ikore, abana be, abakozi, abafitemo imigabane bazakomeza bayikurikirana mpaka. Na Elon Musk nyiri kampani ya Tesla nawe azakomeza akore mpaka kugeza igihe ntazi. Amafaranga nta muntu ugerekeraho kuyashaka. Rero nari ngiri kuri iriya nkuru rero y'uburyo twari tuzi ko amafaranga yera ku biti, bivuyeho tutangira kuvuga ku mashini yakora. Abenshi twaravugaga tuti wanyereka imashini ikora amafaranga, icyagira ngo nyibone nkayishyira mu nzu. Twajyaga twumva bavuga ngo bafata impapuro zino za duplicata bagakata ugashyiramo ngo bitewe ngo n'umubare w'inote ngo ushaka, ngo kandika umubare ngo izo note ngo zigasohoka. Ngira ngo abakuriye mu makaritsiye cyangwa se mu dusantere n'abakuriye mu mijyi mwagiye munabyumva, ukajya kumva ngo runaka ngo bamufatanye imashini ikora amafaranga ngo bamufunze. Ibyo twarabyumvaga nubwo ntabyo nigeze mbona. Ngo bamufatanye imashini ikora amafaranga ngo bamufunze, ngo runaka ngo byagenze gutya na gutya ngo bamusanganze ngo
ngo afite imashini, ngo afite ibifaranga by'ibiwani, ibyo nyine barabivugaga cyane. Ugasanga rero izo ntekerezo zari ziri mu bantu icyo gihe dutekereza. Na n'ubu ngubu hari abantu bakibitekereza gutyo, na n'ubu ngubu nubwo wenda tutakiri abana twakuze, ariko hari abana bagitekereza gutyo ko amafaranga yera ku biti, ko hari ishyamba ryeramo amafaranga bagenda bakayasoromaho. Ikindi nanone hari n'abantu benshi cyane banatekereza ko amafaranga nyine hari imashini yakora. Yego peka tubyemere, n'ubundi akorwa n'imashini kuko nta kindi kintu cyayakora. Noneho ugasanga mu ntekerezo z'abantu benshi cyane arimo aratekereza ati wama iyo mashini ikora amafaranga nkayitereka mu nzu iwanjye nkajya nyakora. Ikindi nanone ugasanga abatekamutwe bamuriye amafaranga bamubeshya ko bafite izo mashini zikora amafaranga. Ugasanga bamuririye amafaranga, udufaranga yari afite, udufaranga yasaruye mu myaka yahinze, ugasanga udufaranga yakuye ahandi hantu tumugoye, udufaranga atakajeho ibyo aduhaye abo batekamitwe ngo bafite imashini ikora amafaranga, ngo bashaka kumuha imashini irajya ikora amafaranga, bakajya ngakora amafaranga yibereye mu cyumba ngo atamuvunnye. Never, ibyo ntago bibaho. Niba nawe unkurikiranye ufite izo ntekerezo, usubiza amerwe mu isaho. Amafaranga ntago bayakorera gutyo. Niwe ugera utekereza ukararama ugategereza iyo mashini ikora amafaranga, wumva ushaka kuyitunga iwawe ngo gukora amafaranga wicaye mu cyumba, uzarinda upfa, uzarinda ushiramo umwuka, ubuzima bwawe bwanze ntacyo uzigera ugeraho. Bazagutuburira amafaranga bayatware, usigare uri aho uri zero. Ntago ari byo. Niyo mashini yanabaho, kuyikoresha ni icyaha, ntago byemewe, birahanirwa, wafungwa. Ibyo bintu ntago byemewe rero. Impamvu rero nari ntangije ibi bitekerezo, niragira ngo mbanze mbasogongeze ku gushaka amafaranga, nongere mbibutse ku ntekerezo ziranga abantu benshi cyane muri bino bihe tugezemo, uburyo baba batekereza. Ntatekereze ku gushaka amafaranga ayavunikiye, cyangwa se ntamenye ko amafaranga bayavunikira, ko bayakorera, ko bayaruhira. Ngiye no muri Bibiliya, Adamu amaze gucumura, Adamu na Eva, Imana yabwiye Adamu ko azajya abona agatsima, cyangwa se azajya arya agatsima ari uko yishe icyuya. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko icyo azajya abona cyo icyo ari cyo cyose, yaba ari uwo mutsima reka tuwugereranye n'ibiryo. None wabona ibiryo utashatse amafaranga ngo ujye kubigura? Ibyo ntago bibaho. Niba utekereza gutyo, ibyo ngibyo ni nko kwigira igihe tugaseka. Ibyo ntago bibaho, ntuzigera unanabibona. Rero Imana imaze kumubwira gutyo, imaze kumubwira ko azajya arya uko yiyushya kuya. Ibya Eva byo ntago ndabijyaho kuko ntago ariyo ntego y'ikiganiro cyanjye. Ntabwo nshaka kwigisha kuri Eva, wenda ku batabizi nabasogongeraho. Imana yamubwiye ko azajya byararushye, iva ku bwa kiriya cyaha kubwo gushukwa n'inzoka, azajya byararushye. Icyo cy'Imana yarakimubwiye rwose ko azajya byararushye, kandi murabizi ko umugore abyara ababaye arushye. Katwisubirire ku mugabo. Imana ibwira Adamu ko gututubikana ko mu maso he ariko kuzajya kugira iki, kumuhesha umutsima, ko azajya abona umutsima ari uko yatutubikanye, yabize icyunzwe. Azajya bikorera icyo bita haso, azajya akotana. Hari ababyita ngo ni ukwihiringa kugira ngo abone ayo mafaranga. Natwe rero nibyo bintu tubamo. Amafaranga kuyabona ni ukuyakorera, ni ukwihiringa, ni ugukora, ni ukuvana amaboko mu mifuka. Hari abantu benshi cyane muri iki gihe rero usanga bafite iyo mitekerereze, ugasanga barimo baravuga bati amafaranga byanga byakunda nzayabona, bizagenda gutya na gutya, ndacyari mutoya, igihe kizagera nyatoragure, icyo nzi cyo nzayabona. Ugasanga arizerera mu mahirwe, avuga ati nzajya muri beti mbona aya mafaranga, nzakora ibi n'ibi. Mwibuke ko hari ijambo rivuga ngo udakora ntakarye. Rero iyo myumvire iri mu bantu benshi cyane, niri gutuma badatera n'imbere, niri gutuma n'ubukene bwiyongera, niri gutuma n'ubujura bwiyongera. Ugasanga ntibashaka gukora, bashaka kubona iby'ubuntu. Rero niyo mpamvu nateguye iki kiganiro cyitwa ibintu ugomba kwirinda kugira ngo ube umukire, cyangwa se kugira ngo utunge amafaranga. Ibi bintu rwose utega amatwi, ibi bintu ngiye kubibabwira, ngira ngo abankurikirana cyane mugenda munabyumva. Benshi barananshimira muri comment no kuri ku mbuga nkoranyambaga nkoresha cyane cyane WhatsApp, barananyandikira rwose bakampa felicitation, bakambwira bati komereza ahora twigisha, ibyo twigisha biradufasha, inyigisho zawe ziratunyura, ziradukomeza. Rero ku biganiro maze gushyira hano kuri iyi chaîne yanjye ya YouTube Mahombe Empire, maze gushyiraho ibiganiro bibiri. Ikiganiro cya mbere ni uburyo bworoshye bwo kubona amafaranga abantu batazi. Ujye kuri iyi channel urebe, uraza kukibonera, ubisomora, ubyigura bibona. Icya kabiri
nashyizeho. Ikiganiro cya kabiri cyitwa ibintu 7 bikwereka ko uzaba umukire nubwo ukennye, nacyo ujyaho ukirebe urakuramo isomo. Rero iki kiganiro nabateguriye cyo cyitwa ibintu ugomba kwirinda niba ushaka kuba umukire cyangwa se niba ushaka gutunga amafaranga. Niyo mpamvu rero mbanje kubasogongeza kuri bino bintu, nkabanza no kubibutsa kuri iyi myumvire abantu benshi bafite, ugasanga arimo aratekereza ibyo byose. Abantu benshi barimo barirwa mu mikino y'amahirwe, barimo barirwa muri za betting, ariko mumbabarire kuba mbivuze, mumbabarire ntabwo nabura guhishura ahantu hari umutego mushuti wanjye mbona agiye kugwamo. Niba uri owner w'iyi mikino y'amahirwe, niba hari inzu y'amahirwe ufite betting cyangwa se urusimbi cyangwa se ibiryabarezi cyangwa se za kararyamye nkaba ndimo kubivugaho, wihangane rwose, ntabwo nakwemera ko abantu bagwa mu mutego mbireba. Ni nko kubona ku nzoga bandikaho ngo under 18 cyangwa se uri munsi y'imyaka 18 ntiyemere kuyinywa. Ntabyemerewe nyine, koko sibyo. Ni kunywa inzoga sibyo, ni icyaha pe. Kunywa inzoga ni icyaha, ni icyaha, nabyo mubyumve, kuba nkavuzeho nako nyine mukumve. Kunywa inzoga ni icyaha. Niyo mpamvu nanjye ibintu by'imikino y'amahirwe ngomba kubivugaho. Hari abantu babyizereramo ugasanga arirwa muri betting kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, agafaranga abonye kose akajyanye muri betting, muri iyo mikino y'amahirwe. Ni ibintu byinshi cyane. Hari abantu usanga bizera gutyo, rero ugasanga iyi myumvire dufite, imyumvire abantu benshi cyane bafite, nta hantu yakugeza. Ntabwo waba utekereza gutya ngo ugire iki, ugire iterambere ugeraho. Never. Ibi bintu ntabwo bibaho. Niba utekereza gutya, hinduka mu mutwe, wishyiremo kandi wiyimikemo ko amafaranga uzayakura. Ikintu cya mbere ni ugukora. Ikintu cya mbere ni ugukora. Hari akantu nabonye ku Nigeria, ni umugabo w'Umunyanigeriya, nako ni umusore, nubwo nyine akina ari umugore ariko ni umusore. Hari ijambo yavuze riranyubaka mu kiganiro giheruka, nabigishije ko mugomba kwiga cyane. Mu bimenyetso biranga umuntu uzatera imbere cyangwa uzakira, ni umuntu ukunda kwiga cyane, akiga agaharanira kumenya. Rero icyo nari ngiye kubabwira, hari akantu nabonye umuhungu, wenda mwihanganire kumanza ndabivuga mu Cyongereza ndanabibasobanurira. Umuhungu yabajije mama wiwe, aramubwira ati mami, I need money. Nyina aramubwira ati you need money. Umuhungu ati yes mommy, I need money. Nyina aramubwira ati come and I show you money, come and I show you money. Maze umwana araza. Umwana amaze kuza, nyina aramubwira ati do you need money? Umwana ati yes. Ati go and look for money. Umuhungu aramubaza ati where? Nyina aramubwira ati go and look for money inside the job. Money is inside the job. Mu Kinyarwanda bisobanuye ngo umwana yabwiye mama we ati mama, ndashaka amafaranga. Umwana aramubaza ati ushaka amafaranga? Ati yego. Ati ngwino nkuha amafaranga. Ati genda uyarebe. Umuhungu aramubaza ati se nyarebe he? Ati genda uyarebe mu kazi. Go and look inside the job. Ati genda uyarebe mu kazi. Money is inside the job. Amafaranga ari mu kazi nyine. Kakano namwe mukumva. Amafaranga aba mu kazi, ntabwo amafaranga aba kuri banki. Ya banki ni inzu ibika amafaranga, kandi nazo zibikora zigamije kugira iki, nazo zirunguka. Ntabwo ujyana ngo yakubikire ku buntu ngo uzagende uyaterure. Niyo mpamvu ugenda ukumva ngo bagukubise charges, hari amafaranga bagukase. None nabo ni abacuruzi nyine. Ziriya ni inzu zitubikira amafaranga, ariko nazo zikunguka. Ntabwo amafaranga aba kuri banki nk'uko abenshi mu bitekereza. Hari n'abantu batekereza ngo wampindura nk'agashishi. Hari abantu batekereza gutyo, barahari. Hari abantu usanga batekereza gutyo ngo wampindura nk'agashishi, cyangwa se ngo akampindura nk'inyoni, ngo nkanyura muri kositara cyangwa se munsi y'urugi, ngo nkajya muri banki, ngo nkayora ibifaranga birimo. Iyo ni imitekerereze ipfuye. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ibyo bintu ntabwo ari sawa. Nari mbanje rero kubahereza introduction, cyangwa se mbanje kubaha umusogongero w'ikiganiro tugiye kwinjiramo. Ikiganiro cy'uyu munsi cyitwa ibintu ugomba kwirinda kugira ngo utunge amafaranga, cyangwa se ibintu ugomba kwirinda niba ushaka gutunga amafaranga. Niba unayatunze rero, hano hari ibintu ugomba kwirinda kugira ngo amafaranga yawe uyagumane, atazagucikaho, atazakuvaho. Uyu munsi rero ngiye kubabwira, ndababwira ibintu 7. Ndababwira ibintu 7, ntabwo nongera kubabwira ibintu 10, ariko ibi bintu 7 nubizingatira ukabifata neza ukabimenya, bizakugirira akamaro rwose, kandi amafaranga uzayagumana, amafaranga uzayatunga. Ndahera ku cya 7 nzamuka ngera ku kintu cya mbere.
ndahera ku cya karindwi nzamuke ngere ku kintu cya kangahe cya mbere kugira ngo mubashe kubisobanukirwa neza, kandi nuramuka wumvishe icya karindwi ntumva icya mbere uraba ubiciyemo kabiri. Ni nko kujya guhinga ugahera ku ntangiriro warangiza hagati ukahasimbuka ukajya ku musozo hejuru, ukajya ku mpera z'umurima, ntacyo uba ukoze. Nubwo wahinga ugaharura neza ku ntangiriro warangiza ukajya no ku mpera hejuru ugaharura ukahakora neza, ariko ntacyo uba wakoze. Hagati uba wahasimbutse, kandi umusaruro uva he? Umusaruro uva hagati. Ntabwo umusaruro uva ku ntangiriro cyangwa se ku mutwe, nubwo byuzuzanya. Umusaruro uva hagati aho ngaho uba wasimbutse. Rero nawe niwumva kino cya karindwi warangiza ugataruka ukagenda ukajya ukihutisha ukajya no ku cya mbere, uraba ubyishe. Ahari umusaruro uba wahasimbutse, kuko umusaruro uri hagati. Nubwo byose byuzuzanya, ariko ubizi ute se ko iki cya karindwi icya gatandatu kikirusha imbaraga, gutyo gutyo n'icya gatanu kikakirusha imbaraga, gutyo 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 kugeza ku cya mbere. Ibi mbibabwiye rero mbabwira nti niba wafunguye kino kiganiro uri kucyumva, cyumve kirangire niho urakuramo n'umusaruro neza cyane. Kandi nanone nkwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda. Subscribe ni muri iryo jambo riri hepfo yawe gatoya, niba utari wayikanda riri mu ijambo ry'umukara cyangwa se ry'umutuku cyangwa se irindi bara iryo ari ryo ryose, cyangwa se ijambo ry'umweru. Iyo wahakanze haba handitse ngo subscribed. Abakoresha telefone iri mu gifaransa haba handitse ngo abone. Aho handitse abone niho ukanda, ubwo ubugize iki? Uba wiyandikishije nyine kuri runo rubuga, uba utwiyunzeho uje mu muryango mugari w'Amahombe Empire, aho tubahereza zino nyigisho zibigisha ku by'ubukungu. Reka rero twihute dutangire ikiganiro cyacu. Nkwibutsa kujya ukanda aho handitse ngo share cyangwa se gusangiza, ugasangiza n'inshuti zawe zindi kugira ngo nazo zumve izi nyigisho nziza cyane zituma ubukungu bwabo bukomera, bagatunga ifaranga, tukagira umuryango nyarwanda utunze ifaranga. Kuko murabizi ko icyerekezo cyacu aho kigana, dushaka kuba u Rwanda rwa paradizo, kandi bino tugomba kubigeraho tugira iki? Dukora, tugakora, tukarinda igihugu cyacu, tukagira umutekano, nako gafaranga kakinjira, ibikorwa by'iterambere bikaguma bikagira iki? Bikiyongera. Tukanasora, tukibuka kwaka IBM iyo tugiye kugura, kugira ngo dutere inkunga igihugu cyacu, natwe dutanga umusanzu mu majyambere atuzanirwa. Aya mazi meza tubatuzanira aba yavuye muri iyo IBM tuba twatse, imihanda myiza badukorera, aya masoko batwubakira, ibyo byose biva muri wa musanzu tuba twatanze. Rero niba ugiye kugura ahantu ku iduka, ujye wibuka kwaka inyemezabwishyu ya IBM, baguhereze iyo IBM, iyo fagitire ya IBM. niba ubonye bayikwimye bimenyeshe inzego z'ubuyobozi, kugira ngo dukomeze duteze igihugu cyacu imbere. Ejo tube nka biriya bihugu tubona tuba twifuza kujyamo, nubwo atari byiza, bya bihugu za Amerika, bya bihugu by'i Burayi byinshi cyane, n'ibyo ku mugabane wa Amerika na za Aziya. Abenshi usanga nyine tubibona tugatangara, ariko n'u Rwanda rwacu narwo ni twebwe tuzaruhindura paradizo. Tujye tubikora neza rero, tubikore gutyo. U Rwanda rwacu n'ubundi umunsi ejo turaba twageze muri paradizo twifuza. Rero niba ari ubwa mbere ugeze muri uyu muryango mugari w'Amahombe Empire, kanda aho handitse subscribe cyangwa se abone. Niba utari wahakanda, ukande share, usangize n'inshuti zawe zitari zamenya izi nyigisho, nazo zimenye zino nyigisho. Ukande naho handitse like, ujye no muri comment uduhe igitekerezo, utugire inama. Niba ubona hari aho watugira inama, utubwire n'icyo twazavugaho ubutaha. Reka ntangire rero. Hano ngiye kukubwira ibintu 7 ugomba kwirinda niba ushaka kugumana amafaranga yawe, cyangwa se niba ushaka gutunga amafaranga. Ibintu 7, ndahera ku cya karindwi. Ikintu cya karindwi, ibi bintu 7 rero ngiye kukubwira ni ibintu 7 bishobora gutuma ubukungu bwawe busubira inyuma. Nubwo nari mbabwiye nti ni ibintu ushobora kwirinda kugira ngo amafaranga yawe uyagumane, cyangwa se amafaranga yawe utayabura. Noneho nanone kandi ni ibintu ushobora gukora bigatuma bigenda bite? Amafaranga yawe yatakaza. Ikintu ugomba kwirinda kudakorera ku ntego. Kugenda nta cyerekezo,
Ibi bintu ugomba kubyirinda cyane, ugomba kwirinda kudakorera ku ntego, ari byo kugenda nta cyerekezo. Ushobora kwibaza uti ese hari umuntu wigeze agenda mu muhanda nta cyerekezo afite cyangwa se nta merekezo afite? Ibi bintu mpora mbibabwira mu biganiro byose ntanga, ntabwo nasoza ntarabivuga. Nta muntu ugenda mu muhanda atazi yagana nta cyerekezo afite. None se niba nta muntu ugenda mu muhanda nta cyerekezo afite, niba ntawe, kuki ubuzima bwo tugomba kubufata nkaho nta cyerekezo bufite? Kambabaze, niba nta muntu ufata urugendo ngo agende nta cyerekezo afite, uwo ari we wese agenda azi yagiye, kuki ubuzima bwacu niba ari urugendo, kandi twese niko tubivuga ngo ubuzima ni urugendo rugira aho rugarukira, ruhagarara cyangwa se rurangira iyo umuntu ashize mu mwuka yapfuye, mu gihe akiriho aba agikomeje urugendo agenda, kuki wagenda utazi iyo ugana? Rero icyerekezo cy'ubuzima aho gishingira nta handi usibye kwicara hasi ukiga intego y'ibyo ushaka kugeraho, ndetse n'inzira uzakoresha ubigeraho, n'igihe ubona bishobora kuzagutwara. Yes, ibi bintu byumve cyane, aka kantu reka nkasubiremo. Icyerekezo cy'ubuzima aho gishingira nta handi usibye kwicara hasi ukiga intego y'ibyo ushaka kugeraho, ndetse n'inzira uzakoresha ubigeraho, n'igihe ubona bishobora kuzatwara. Ubyumve neza. Uyu murongo cyangwa se iyi ngingo mbabwiye niyo irimo kuzitira abantu benshi, kuko baricara bakumva ko ibintu bazabigeraho nkaho ari impanuka izababaho. Ntabibabwiye ndimo mbasogongeza mbaha umusogongero w'ikiganiro tugiye kwigaho. Abantu benshi ko batekereza nyine kumva ngo azajya muri beti, akumva nyine ko amafaranga azayabona nk'impanuka. No, ntabwo ibi bintu ari byo witekereza gutyo, ntabwo ari impanuka. Uburyo uzabona amafaranga ntabwo ari impanuka, ni ibintu uzakorera, sibyo? Ni ibintu uzakorera. Birashoboka pe, birashoboka. Ushobora kubona amafaranga nk'isezerano, Imana yakubwiye iti nzaguha amafaranga ikayaguhereza, birashoboka. Ushobora kuyabona ari impano hawe n'undi muntu, birashoboka pe. Ariko nanone se wayabona gutyo, wakwicara ntabwo wayamarana kabiri. Wamera nka babandi bahereza amafaranga y'ubusa, cyangwa se abandi batoragura amafaranga, akajya mu kabari akayamariramo, akajya mu ngeso mbi, akajya mu ndaya akayamariramo, ntacyo amumarira. Niyo wayabona gutyo ari impano yabonye aje nk'akadu, ugomba gusetinga plans, cyangwa se ugashyiraho intego, goal, ugashyiraho igenamigambi ry'ibyo ugomba kuyakoresha kugira ngo uyarinde. Nk'uko kino kiganiro kimeze, n'ubundi intego yacyo ndi kukwigisha ibintu ugomba gukora kugira ngo urinde amafaranga yawe, kugira ngo uzatunge amafaranga. Icyo ni icya karindwi. Ugomba kugira intego, ukagira icyerekezo cy'amafaranga yawe, icyerekezo cy'aho urimo kugana, kugira ngo uzabigereho. Aka kantu kandike ahantu kugira ngo utazakibagirwa. Reka nikomereze njye ku cya gatandatu. Ugomba kugira ikinyabupfura kimeze neza, cyangwa se ugomba kwirinda kugira ikinyabupfura kidahwitse. Kuko uramutse uri umuntu ukora cyane, cyangwa se ukaba uri intyoza ku murimo gusa, ibyo byonyine ubifite udafite ikinyabupfura ntabwo byaba bihagije kugira ngo ugere kure cyane mu buzima. Uramutse ukora cyane cyangwa se uri intyoza ku murimo udafite ikinyabupfura, ni zero. Ibintu byose wakora nta kinyabupfura ufite, ni zero, nta hantu wagera. No mu mafaranga rero, uramutse udafite ikinyabupfura, bizinesi waba ukora iyo ari yo yose nta kinyabupfura, irangira vuba. Abantu nibo baza kugura iwawe ukabatuka, ukababwira nabi. Muzarebe cyane cyane ahantu mu maduka, ahantu bacuruza harimo umugore uvuga nabi, cyangwa se reka mvuge umugabo cyangwa se undi muntu wari wese avuga nabi, kugira ngo azabone umuntu umugurira. Bamugurira cya gihe abandi bose bakinze, bakavuga bati reka mpe kujyayo, nta kundi, none se ko ibyo nshaka ntabireka. Kandi tuzi ko business ari source of income, ni isoko y'amafaranga nyine, isoko y'ibyo twinjiza. None se niba nta kinyabupfura ufite, niba utuka abakiriya, niba ubahenda kandi ari igiciro kizwi, niba umukiriya aza kugura iwawe, aza kugura, reka turebe ikintu kigira igiciro kiri permanent kizwira, irindazi. Niba aza kugura iwawe irindazi ry'ijana, bizwi ko ari ijana, ukarigurisha 500, ahantu haba bino biciro wenda ari mu masupermarket, muri ariya masoko magari cyane, nabwo haba hazwi. Reka nshaka urundi rugero rw'igiciro kizwi abantu baba bazi. Ikibiriti
ikibiriti si kiri kugura 50 wenda wowe ukakigurisha 200. Ibyo ntabwo ari byo. Umukiriya yazakubwira ati ese ikinyabupfura nani ikibiriti ko ari 50 wowe kuri guca 200, ngo cecekaho ngo harone ngo mujye kugura ngo n'ubundi ngo kigure ngo cyangwa ukihorere ngererere ukamubwira ibintu byinshi cyane, nta kinyabupfura. No, bakiriya baragucikaho. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Byo biga kugira ikinyabupfura. Naho ukora ahariho hose, wabura umukozi wa leta cyangwa se umuntu ku giti cye, umukozi wa private sector cyangwa se public sector, udafite ikinyabupfura ntago mara kabiri. Kugira ngo rero urinde amafaranga yawe cyangwa se kugira ngo ukorere amafaranga gwire, ugomba no kugira ikinyabupfura. Nakomeje, nageze ku cya 5. Ugomba kwirinda kugira ishyari cyangwa se kwirinda kutishimira iterambere rya bagenzi bawe. Ibi bintu mu byumve, ugomba kwirinda kugira ishyari cyangwa se kwirinda kutishimira iterambere rya bagenzi bawe. Hari abantu bavuga bati kugira ishyari ni byiza, ariko kugira ishyari aho bibera byiza niyo ugize ishyari, rya shyari twita nyine ngo ni ishyari ryiza. Urugero, ubonye mugenzi wawe yarakoze birakunda, aguze imodoka, aguze ikibanza, aguze moto, agura inzu, ugahita ugira ishyari ryiza ukavuga uti nanjye ngombe mbigereho. Iryo ni ishyari ryiza, ishyari ritarimo kuvutsa ubuzima, gukomeretsanya cyangwa se ritagambiriye bya bikorwa bibi ibyo ari byo byose. Yego, iryo ni ryo shyari ryiza. Noneho iri shyari ryiza nanone biba byiza cyane iyo urigize ukora ibikorwa byinshi cyane, kuko akenshi umuntu ugira ishyari ridafite aho rihuriye n'ibyo akora usanga ari wa muntu udatera imbere, kuko usanga na duke yari afite azadutanga kugira ngo yihimure kuri wa muntu afitiye ishyari. Mu byumve ibi nabivuze. Hari umuntu ugira ishyari, mana we bana we, ari abantu bagira ishyari, agahinga yasarura miliyoni akajya kurogesha runaka urimo utera imbere, akibagirwa cyangwa se akirengagiza ko Imana itubereye maso iturinze, twadufaranga twe tugashya. Wa wundi arimo arakora, Imana yamurinze, yamuhaye umugisha, birimo birakunda, ibintu birimo biraza, haratera imbere. Yego kumana. Ugasanga rero ibyo atunze byose yabimaza bijyana mu bapfumu cyangwa se mu barozi kugira ngo ngahombye wa muntu cyangwa se ngamuvutse ubuzima. No, niba utekereza gutyo nta terambere wageraho. Iki kintu kirinde. Kagere ku cya 4. Cya 4 kiragira kiti: gora utekereza ko abo mukorana uba ari hejuru cyangwa ari wowe ubagize. Ibi ubyirinde, ntugatekereze ko uri hejuru y'abo mukorana cyangwa se ari wowe ubagize. Ntuzigere na rimwe wumva ko urenze. Ntabwo urenze. Imana niyo yonyine irenze, nta muntu urenze ubaho kuri iyi si. No, ibintu ni magirirane. Abantu twese turangana, ntukishyire hejuru. Rero kuri iyi ngingo ivuga ko hari abantu benshi bahora batekereza ko bari hejuru y'abo bakorana cyangwa se ari bo babagize. Muri iyi minsi hari abantu benshi bahurira ku ijambo bakunda kwita kwiyumva, cyangwa se bakumva ko hari abantu b'ibitangaza, kandi nyamara mu buzima benshi ntabwo bajya bamenya ko nta muntu kamara mu buzima, kuko abantu turi magirirane ndetse turanuzuzanya, sibyo? Nta gihe urabura amafaranga cyangwa se ugahura n'ikibazo ukavuga uti reka niyambaze runaka, ubaye se waramwiriyeho ubwo wamwiyambaza haryo yagufasha? Ntabwo ibyo bibaho, ntabwo ibyo byakunda, ntacyo yagufasha. Ugomba guca bugufi, kumva ko uri nkundi, yakugisha inama ukayimugira, nawe ukajya kugisha inama kuba ubona bafite ibintu wakenera bakakugira inama. Uru ni urugendo dukora dufatanyije, ntabwo ari urugendo rw'ubuzima warugenda wenyine ngo bikunde. Ntabwo wagenda wenyine nta nama ugisha ngo bakugire inama ngo bikunde. No, ntabwo wagera iyo ugana. Hoya, ntabwo byakunda. Ahangaha ikibazo gikunze kubaho, hari igihe usanga umuntu niba akora ahantu ashobora kwicara agatekereza ko intebe yicayemo nta wundi wayicaraho ngo akore nk'ibyo akora cyangwa ngo abe yanarenzaho, kandi buriya byose yabishoboka. Yes, hari igihe umuntu ajya abona nk'akazi muri kampani, akumva ararenze, akumva arakaze, akumva ko umwanya ariho atawuhozemo, akibagirwa ko yaje atsimbura undi wawuhozemo, akibagirwa ko ejo cyangwa ejo bundi yavamo.
hakajyamo undi akumva ararenze, abo bakorana ntabavugishe akabiryaho, akumva ari wa muntu uri hejuru y'abandi bose. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo uri hejuru y'abandi bose, urabakeneye. Ujye wirinda guhora wishyira hejuru, kumva kurenze. Iyo wumvishe kurenze nta n'icyo unageraho, nyine uguma muri uwo munyenga wo hejuru, ukumva kukaze, ukamera nka wa muserebanya babwiye ngo inzira iri gushya. Umuserebanya wari wibereye hehe? Wari wibereye hejuru ku gisenge, barawubwira ngo inzira iri gushya. Ariko byahoze ngo uri gushya se bwo inzu yashya umuriro wangiraho. Umuserebanya birangira wahiye, nta buhungiro ufite. Kandi iyo uza kumva inama wagirwaga, wari ushobore guhunga ukagenda, ariko bahubwiye wanga kumva, barawihorera, birangira uhiriye mu nzu. Rero nawe uzahora wumve kurenze, uzisange usigaye mu kibaya wenyine, abandi bamaze guterera nk'imisozi nk'ibiri bagiye barenze bagusize. Ibyo bintu bihindure nimba ari gutekereza. Jya uganira n'abandi, ujye ufasha bagenzi bawe, mujye inama, ntabwo ari wowe kampara, ntabwo urenze. Kuri iyi ngingo nari mbabwiyeho rero, ngiye kubabwira iby'inzobere yavuzeho. Hari inzobere, hari umuhanga witwa Dr. K. Kuhatasani. Yavuze ko, cyangwa se yatugiriye inama ko icyo twagakwiye gukora mu buzima bwacu ari uguhora duciye bugufi, kuko nibyo akenshi abantu bageze kuri byinshi byagiye bibafasha. Tugomba guhora duciye bugufi, kuko abantu benshi bageze kuri byinshi, bano tubona b'abakire bakomeye, aba ba Elon Musk, aba ba Bill Gates, aba ba Jeff Bezos, aba ba Oprah Winfrey, aba ba Aliko Dangote, abakire benshi cyane nyine tubona batunze agafaranga, abagwizatunga. Iki kintu cyo guca bugufi nicyo cyagiye kibafasha, nk'uko uyu muhanga witwa Dr. K. Kuhatasani abivuga. Guca bugufi, hari ijambo nkunda cyane, ijambo rivuga ngo iyo igiti kimaze kuzura imbuto, igiti kimaze kugira imbuto nyinshi cyane, kikera kigahisha, kirunama. Ujya kubona amashami yacyo yarunamye, ageze hasi, ushatse gucaho araza agacaho bimworoheye. Ibi bishatse kuvuga iki rero, ubihuje n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Iyo umuntu ngamaze kugira iki, iyo umuntu amaze kuzura urukundo, amaze gusobanukirwa urugendo rw'ubu buzima, amaze gusobanukirwa icyo kubana n'abandi icyo ari cyo, mbese iyo amaze kuba umuntu nyamuntu nyine, aca bugufi, amera nka cya giti kiba kimaze kugira imbuto uwo ari we wese yakenera, kigahita cyunama kigaca bugufi. Ushatse kurya umwembe akawurya, ushatse kurya iperu akarirya, ushatse kurya itunda, ironji. Ariko simbibabwire ko cyangwa muzajye kwiba, niba atari ibyawe muzabisabe, niba bikwiye mubigure. Rero natwe rero tuba dukwiye guca bugufi. Niba hari ibyo uzi umuntu yakubaza, ugaca bugufi ukamusobanurira, ukamera nka cya giti nyine cyaciye bugufi, imbuto bakazisoroma byoroshye. N'umuntu rero yamaze kwisobanukirwa, yamaze kuba umuntu nyamuntu, niyo hari ibyo afite nyine, iyo hari icyo amaze kumenya, aca bugufi. Ukeneye kugira icyo amubaza aramubaza, akamusubiza, kuko abaciye bugufi nka cya giti. Uyu muhanga rero iyi nama niyo yatugiriye, niyo yagiriye abantu, niyo byagiye bifasha bariya bakire guca bugufi. Ubukungu bwabo ntabwo bwanyuze mu byo bavugaga cyangwa se mu byo batekerezaga, ahubwo byanyuze mu bikorwa. Uri kumva, byanyuze mu gukora, mu bikorwa byabo bishingiye ku bitekerezo ndetse no kwitwara neza mu bandi. Bakambaho urugero, niba uri umukoresha, ibyiza ni ukubaha aho ukoresha. Niba uri umukoresha, ntukwiye gusuzugura abo ukoresha ngo urakaza niwo bahemba, niwo ugira, no, bubahe, ugomba kububaha. Aka kantu nizere ko mwakumvise, kandi nizere ko mufite ahantu muri kugenda mubinota, kuko ushobora kubyibagirwa, utabona umwanya wo kongera gukina iyi video cyangwa se kuyireba ukareba aho wabyanditse. Tugeze ku cya gatatu, ugomba kwirinda kutemera impinduka ndetse n'impanuro. Ugomba kwirinda kuba wa muntu utava ku izima. Hari abantu benshi cyane mana we batajya bava ku izima, hari abantu benshi cyane batajya bava ku izima rwose. Niyo wazana inyundo cyangwa se niyo wakoma ingoma kugira ngo abyumve. Narivuze ngo niyo wazana inyundo ukagira iki, ukayihonda ahantu bigasakuza, akaba atakumva. Niyo wazana ingoma, hari imvugo nkunda kumva abantu bavuga ngo uriya muntu ngo niyo wakubita ingoma ngo ntabwo yakumva. Hari abantu batajya bava ku izima rero, batajya bemera impinduka cyangwa se n'impanuro. Ibi ngibi icyo bisobanuye, hari abantu batemera impinduka n'impanuro. Hari umuntu ushobora kubona rwose arimo arakora ibintu mu buryo butameze neza, wagira gutya ngo uramwegeye ngo ugire inama umugira, ahubwo ukabura musembuye, ukamera nko gukoza agati mu ntozi.
uzarebe intozi ziri ahantu zirunze, intozi zirunze ahantu hamwe, ugafata agati ugakozamo, uzarebe ibyo zikora wibeshye ukaguma uhagaze aho ngo zagutatamura, zihita zisara zigakwira aho hose zigasara. Hari abantu bameze gutyo rero. Hari umuntu ugenda wamwereka ikosa rye, amwereka uti wakoze gutya na gutya, nyamara ukosoye kano kantu byagenda gutya, Mana wagahita kurakarira. Mujye mureka tuvuge ukuri, hari abantu uhugura bakarakara pe, bakababara, nababare se wenda ibyo umubwiye yabyumvise wenda bikosora, hari n'ubwo baragahita guhindura umwanzi kandi bamubwije ukuri. Ibi rero tugomba kubyirinda, tugomba kwirinda kwinangira cyangwa se kwanga kwemera impinduka, kuko ari imwe mu mbogamizi yugarije abantu benshi kandi irimo no kubadindiza mu iterambere ryabo. None se niba ubaho udafite inyota yo guhinduka cyangwa se kwigira ku bandi, byo nirumva byavamo? Ntabwo byakunda. Mu Kinyarwanda bajya bavuga bati nta mutwe umwe wigira inama uretse yo gusara. Ibi nabivuze mu kanya, nta mutwe umwe wigira inama uretse yo gusara. Ibi nabibabwiraga mu kanya kandi nta na rimwe uzigera wigira, ntabwo uzigera wigira. Umunyarwanda niwe wise umwana we ngo nta mugabo umwe, nubwo bajya bavuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Kwigira ni hehe? Ni mu bikorwa, kwirinda gutega amaboko ku bandi, ariko imvugo bayikoresha bitewe n'icyo bashatse kuvuga. Bashobora kukubwira bati nta wigira cyangwa se ntago wakwigira. Urugero wenda bashaka kukubwira bati nimba ushaka gucyuza ubukwe se wabwikorera wenyine, ntabwo wakwigira, ugomba kugirwa n'abandi bakagufasha, Imana ibashoboje bose. Ariko nanone ugomba kwigira, ukirinda gutega amaboko, ugakura amaboko mu mifuka ugakora, ukigira. Rero hano nta mugabo umwe, tugomba gukora, ugomba kugisha inama kandi ukemera impanuro. Niyo umuntu ashaka kubwira ati nyamara nkurikije uko ibintu mbizi wakabikoze gutya, uramutse ukoze kano kantu hari impinduka kazana, hari iterambere kazana mu mibereho yawe, ukabyumva ukabikora ukabyubahiriza kuko ibyo bakubwiye nibyo. Ubundi niba umuntu yaragutanze mu nzira, akaba amaze kugusigaho nk'iminota nk'itanu, niyo yaba ari umunota umwe aba yagusize, ujye wemera ibyo akubwiye. Niba akubwiye ati iyi nzira urimo unyuramo uzagera aha naho uhure n'iki, kiza nuko nakugira inama aho hantu wazahagera ukamenya uko witwara, cyangwa se ugahakatiraho kugira ngo uhanyure, uzabyumve kuko aba yaragusize pe, niyo yaba yaragusize amasegonda aba yaragusize. Tujye twemera rero kugirwa inama kandi tujye tuba abantu nyine bava ku izima, ntitube nk'aba bantu batava ku izima. Ibintu bizadufasha cyane. Icya kabiri, ugomba kwirinda guhora wumva ko ukiri muto, ukirinda kurazwa ishinga n'ejo hazaza ariko ntacyo ukora. Ibi bintu byumve neza cyane. Hari abantu benshi cyane usanga bavuga ati ndacyari muto nzaba nkora, ndacyari muto nzaba nkora, ati ejo hanjye ni heza nzaba nkora. Ugomba kwirinda kumva ko ukiri muto, ukirinda kurazwa ishinga n'ejo hazaza hawe nta kintu urimo ukora. Nawe urarazwa ishinga n'ejo hazaza hawe utarimo hategura, ujya utegereza ejo hazaza he, abagize iki, afite n'icyo arimo ategura nyine azagera nayo. Nawe aho ngaho ejo hazaza ntacyo urimo urategura, uraryama umunsi wose, cyangwa se urabyukira kuri televiziyo izuba rikarinda rikurengeraho kandi ugakenera kurya. Ntabwo ari byo. Nimba uvuga uti ejo hanjye hazaba heza, ugomba kubitegura uyu munsi. Niba ushaka ko ejo haba heza, bitegura uyu munsi. None urabitegura ryari? Ubundi hari ijambo njya nkunda kuvuga ngo kera n'uyu munsi n'ejo n'uyu munsi. Rero ibyo utegura byose bitegura uyu munsi. Niyo mvuze ngo kera n'uyu munsi, nk'ubu uyu munsi turiho nyine, uyu munsi aka kanya urimo ureba iyi video, uyu munsi nyine. Icyumweru gitaha uzaba uvuga ngo kera. Kano kanya ubu n'uyu munsi, ariko nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'umwaka uzaba uvuga ngo kera. Noneho n'ejo hazaza cyangwa se ejo, nitugera ejo cyangwa se nitugera umwaka utaha uzabona ari uyu munsi, n'ubundi uzabona bimeze nk'uyu munsi. Niyo mpamvu mvuga ni kera n'uyu munsi n'ejo n'uyu munsi. Rero ibyo utegura bitegura uyu munsi, bitegura uyu munsi pe, kuko baravuga ngo iby'ejo bibara b'ejo.
nibigera ejo uzavuga uti nzabikoresha gutyo usange igihe kirimo kiragucika kandi igihe nta mafaranga. Kandi sinzi niba namwe mujya mubibona nk'uko mbibona, njye hari igihe njya mbona nkabona iminota irihuta cyane, amasaha arihuta cyane, iminsi irihuta cyane, imyaka irihuta cyane. Rero ushobora gutinda gukora ugasanga igihe kiragucitse nta kintu wari wageraho. Ujye wirinda rero kumva ko ukiri mutoya ko uzabukora. Nimba utekereje ikintu gikore, just do it, gikore. Nimba utekereje business yikore kandi wirinde kwitinya. Ibi bizatuma ugira iki? Tunga amafaranga bizatuma uyatunga. Muri iyi minsi ya none hafi 80% by'urubyiruko, cyane cyane urubyiruko, gukora biri ku rwego rwo hasi, ndetse iki ni kimwe benshi bitwaza ugasanga babuze amahitamo ndetse n'icyo gukora, bagahita batangira kwirema icyizere ko bakiri bato. Ibintu mu byumve, urubyiruko bariko baraturega hafi 80% gukora byacu biri hasi cyane, turi kurangiza tukitwaza ko tukiri batoya ko tuzaba dukora, kandi turakenera kwambara neza, turakenera kurya, turakenera kunywa, turakenera kugira iyo tugera, turakenera gutura heza. Ibi nibyo rero, ibi nibyo uri gusanga nanone bitagakwiye kuba urwitwazo, kuko turabo turi buku kubera ibyo twakoze ejo hashize. Yes, ni ukuvuga aho tuzababo nibyo turi gukora amagingo aya ngaya. Aho tuzababo nibyo turi gukora amagingo aya ngaya. Ibi cyo bisobanuye nuko niba ntacyo urimo gukora uyu munsi, wikwizera ko ejo bizaba neza. Maze niba utari muhinga, urizera ko ejo uzasarura? Urizera se ko ejo uzarya iki niba utari guhinga? Kereka niba ushaka kuzajya kwiba. Kuba ukiri muto ntibivuze ko utagomba gukora, ahubwo gira intego, ubyaze umusaruro amaraso ya gisore. Akantu mvuze mukumve neza. Niba ukiri muto, no opportunity ufite, ni amahirwe ufite yo kubyaza umusaruro ayo maraso yawe, ya gisore. Ni amahirwe dufite yo kubyaza umusaruro aya maraso yacu ya gisore, cyangwa se aya maraso yacu simvuge gisore wenda ngo abakobwa mu nyumve nabi. Amaraso yacu mvuge se ya gikumi buriya biravugikara. Amaraso yacu y'ubuto gucya wenda birumvikana. Mureke rero duhaguruke dukore, amaraso yacu tuyabyaza umusaruro, dore turacyari batoya, turacyafite imbaraga, kandi ni n'amahirwe kuba ibi bintu byumvise kano kanya. Kwa bino bintu byumvise kano kanya ukaba ubonye inzira, tukaba turimo duharura inzira. Ubu nanjye ndimo ndaharura inzira rwose, ndimo ndabaharura inzira igana ku bukungu. Mbere na mbere mbanza gushima Imana yaduhaye igihugu cyiza kirimo abayobozi beza baturemera amahirwe. Rwose igihugu cyacu ni igihugu cyiza kirimo amahirwe menshi cyane ku muntu uwamaze kuyabona akayabyaza umusaruro arakira. Ni igihugu kirimo amahirwe menshi cyane. Ndashimira Imana yakiduhaye, nshimira n'abayobozi rwose bacu bayoboye igihugu cyacu, kuko amahirwe barayaturemera cyane, kandi barajwe ishinga n'iterambere ry'abanyarwanda, iterambere ry'abaturage ba kino gihugu. Umva rero nkatwe urubyiruko, igihugu kirimo kiraturemera amahirwe menshi cyane. Ni mucyo rero duhaguruke tuyabyaze umusaruro, dukore pe, nukuri dukore tuve mu byo turimo bidafite umumaro, nubwo duhagurukira umurimo. Hari umuririmbyi nkunda waririmbye ngo umurunga w'iminsi ngo ni umurimo. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, ntuzamenya ko umurunga w'iminsi ari umurimo. Cyangwa se uzamenya ko umurunga w'iminsi ari umurimo. Nimba nyiririmbye nabi mumbabarire, ariko niko uyu muririmbyi yaririmbye. Mbihuze n'umugani wacu wa Kinyarwanda, akabondo k'iminsi ngo gategurwa kare kakabikwa kure. Rero akabando uzagenderaho mu minsi iri imbere, gategura uyu munsi, gaca uyu munsi ukabike kure, uragacisha gukora nyine ukabike kure. Ibi bintu mubyumve rwose, mureke tubyumve tubyiteho. Kanihute ngere ku kintu cya mbere rero, mu bintu ugomba kwirinda kugira ngo amafaranga yawe yagumane cyangwa se utere imbere cyangwa se ube umukire, ugomba kwirinda kugendera mu kigare. Ugomba kwirinda kumva ko ibyo unyuramo cyangwa se iby'urungano rukora nawe ugomba kujya ubikora, ndetse mu buryo babikoramo. Ikintu bita ikigare gikinishije abantu benshi, ikigare kishe iterambere ry'abantu benshi,
abantu benshi baguye mu kigare pe, abantu benshi baguye mu kigare. Nkunda gutanga urugero ku basore cyangwa se ku rubyiruko kuko nanjye ndacyari urubyiruko kandi nibyo nkunda kubona cyane. Ugasanga niba hari umusore cyangwa umukobwa ugendera mu kigare ufite abacuti be b'abanywi b'abasinzi bamara weekend yose bari mu ntuza, bari mu kabari, bari mu runywero, ugasanga nawe yabaye nkabo ngo nta myaka 100 ngo n'indege irashya, ugasanga ka gafaranga yakabitsa akajyanye mu runywero ibiriwemo, akibagirwa ko ejo azakenera gukorera amafaranga, yirengagije ko ari kwica ubuzima bwe, ariko ugasanga nyine icyo kigare kiramwiciye ubuzima. Ikindi ugasanga niba ari umusore cyangwa umukobwa ufite abacuti be ugendera mu kigare kirwa mu ngeso mbi, ikigare cy'abasambanyi, ugasanga nawe yahindutse umusambanyi. ngo nta myaka 100. hari abantu bakoresha imvugo ntakunda, ngo nicyo cyatumye ngo rurema ngabirema, ngo kugira ngo tubikoreshe arema ngira myanya y'ibanga. Zero. Ahubwo Imana ibasange, ibahindure, muve mu byo murimo, mukizwe, Imana itazabarimbura. Ni ukuri pe, ugendera muri ibyo bintu Imana ntiyaguha n'iterambere. Iterambere se rice he kuri muyikora mushisha, ahubwo urumva yatuma utera imbere. Ibyo ntabwo bikunda, ntabwo byashoboka. Ikigare gisubije inyuma abantu benshi cyane. Si urubyiruko gusa rugendera mu kigare, n'abagabo n'abagore. Usanga umugabo afite inshuti ze bagendana nazo z'abasinzi zirwa mu tubari, twa dufaranga yakoreye twakagiye kuzamura urugo rwe tukaruteza imbere, tujyanye mu kabari arayemo, agiye mu ndaya. Hari noneho n'abakora amanuza amatsinda yo gukoteza ngo bajye kurya inyama, cyangwa baragiye barakoteje ibifaranga byinshi cyane, baragiye baguza ihene yose barayiriye, barayitanyaguje. Abagore babo ntibaheruka n'isosi, bahuta ku gasosi kuri Noheli, nabwo no kubagurira imifupa bakanywa ku mazi y'inyama gusa, ntabwo bajya barya ku kanyama. Ugasanga ibyo bigare nibyo biri gusubiza inyuma iterambere ryabo. Ugasanga ibyo bigare birwamo, niba hari n'umukozi wa leta uhari, birangiye bamwirukanye kubera kutagira gahunda, kubera kwica akazi. Ibintu bita ibigare mubyirinde niba mushaka gutunga amafaranga, niba mushaka ko iterambere ryanyu rizamuka, niba mushaka ko ubukungu bwanyu buzamuka. Ibintu byitwa ibigare mubyirinde. Ikintu cyitwa ibigare nanone, usanga umuntu agendera mu kigare ugasanga ngo runaka nadakora iki nanjye ntabwo ndagikora. Hari noneho n'umuntu wiba bitewe n'ikigare agenderamo, ugasanga niba ari inshuti ya runaka, niba runaka agiye kwiba nawe aribye. Mwana we, hari n'ababikora kugira ngo babemere. What? Ibyo bigare no mubyirinde, ntabwo ari byo rwose. Nkirinde ibigare biri gusubiza inyuma iterambere ry'abantu, kuko benshi muri iyi minsi bahora bumva ko guhora bagendana n'ibigezweho cyangwa gukora ibyo bagenzi babo bakora naho bagomba kugira iki, kubikora. Niba mugenzi wawe hari icyo akora ukumva ko nawe ugomba kugikora kugira ngo bagaragare neza. Niba ufite umucuti wawe, ufite umugabo we wenda afite akazi karyoshye kamuhemba amafaranga meza, wowe ntayo uri umutera kiraka, wakabije winjiza 80,000 cyangwa se 50 ku kwezi. Umucuti wawe ahembwa ku kavaga, arahembwa nk'ibihumbi 500 ku kwezi, aragiye wenda aguze ishati y'80,000, nawe kugira ngo ngakwemere ufashe inguzanyo nawe urayiguze. Niba uri umugore, umucuti wawe aguze baza y'200,000, nawe ngo atazagusuzugura, ngo atazarigucishamo, ngo atazanga kugutumira, aragiye nawe uyafashe mu itsinda cyangwa se muri koperative cyangwa se muri banki, nawe urakiguze. Hari ikintu uri kwirengagiza. We nta mwenda nta n'inyungu azatanga, nta uzamukurikirana nyuma yo gusohora ayo mafaranga, ariko we bazagukurikirana, uzatanga n'inyungu. Yes, ibyo bintu mubyirinde, kuko burya ikintu gituma abantu bagira ubuzima butandukanye ni ibikorwa bakora bitandukanye, cyangwa se byaba binahuye bakabikora mu buryo butandukanye. Yes, ibyo bintu aka kantu mukumve neza cyane. Noneho nyiri kuri iyi ngingo ijyanye no kubaho tugendera kubo tugendana, ubwo ni kugendera mu bigare nyine. Hari umwanditsi w'umuhanga witwa Shannon Lee. Umwanditsi witwa Shannon Lee avuga ko
kugira ngo wirinde kugwa muri iki cyago. Mwumve inama Shannon Lee yatugiriye. Kugira ngo wirinde kugwa muri iki cyago usabwa gushishoza ndetse ukabaho ufite intego, ukajya umenya igihe cyo kuvuga oya mu gihe uzi cyangwa se mu gihe ubona ko hari ikintu gishobora gutuma uteshuka ku ntego. Iyi nama Shannon Lee yatugiriye muyumve neza. Shannon Lee yaravuze ngo kugira ngo wirinde kugwa muri iki cyago cyo kugendera mu kigare ukaba wakora ibidakoreka, ugomba gushishoza ndetse ukabaho ufite intego, ukajya umenya igihe cyo kuvuga oya mu gihe ubona ko hari ikintu gishobora gutuma uteshuka ku ntego. Ibintu mubyumve neza cyane rero, mubyumve neza cyane. Ni ibintu 7 nari nabateguriye. Ibintu 7 ushobora kwirinda gukora kugira ngo ubukungu bwawe bukure cyangwa se iterambere ryawe rikure rigera aho rigera, kugira ngo amafaranga yawe uyarinde niba uyafite. Ikindi nanone, niba ushaka kwirinda ko watakaza amafaranga yawe akaba yagushiraho, ugomba kugira iki? Ugomba kwirinda bino bintu nkubwiye, ugomba kubyirinda, ugomba kubigendera kure, kuko bino ni ibintu birimo bimunga bikanasenya ubukungu bw'abantu benshi, bigasenya iterambere ryabo mu buryo nabo batazi. Bya bintu bitango ni ibintu nyine biraho bisanzwe, ugasanga iterambere ryabo ririmo rirasubira inyuma. Wenda usibye bino bintu 7 nari mbabwiye, nabongereraho icyo bita bonasi nk'inyongezo. Ikindi kintu nanone, ugomba kwirinda gusohora amafaranga udafite impamvu nyamukuru itumye asohotse. Ubwo nanone ndabihuza na bya bindi twita ngo ni ibigare biranavuzeho. Ntabwo bivuze ko niba ikintu cyose ufite amafaranga yakigura, ntabwo bivuze ko wakigura. No, ntabwo ari byo. Niba ufite amafaranga yagura wenda ipaki y'imigati cyangwa se kiriya gisanduku cy'imigati, ntabwo bivuze ko ugomba kukigura kuko uyafite. No, ugomba kugira icyo bita plan. Ugomba gupuraninga ukamenya ibyo ukeneye kugura n'ibyo udakeneye. Bivuze ko ibintu byose nyine niba ufite amafaranga yabigura wabigura. Oya, buranjya nkunda gufatira isomo ku nyamaswa, nubwo tuzita ngo ni inyamaswa natwe ziye ziduha isomo. Buriya inyamaswa nubwo zose ari inyamaswa ariko ntabwo zirya bimwe. Iby'ingurube irya ntabwo ari byo inka irya, ibyo inka irya ntabwo ari byo imbwa irya, ibyo imbwa irya ntabwo 100% ntabwo ari byo ipusi irya, nubwo zose ari indyanyama. Ntabwo ari byo inkoko irya, ntabwo ari byo indogo birya. Isomo ririmo ni irihe rero? Niba inka igira ibyirya, niba inka irisha kandi ikaba itarisha ubwatsi bwose, hari ubwatsi inka itarya, hari ubwirya n'ubwo itarya. None se tugafatira urugero kuri izi nyamaswa, nawe ukamenya ibyawe nyine, ukamenya ibyawe. Niba ikigero urimo, niba ari icyo kugenda n'amaguru bitewe n'aho ugana, niba ufite akazi katari kure cyane, ari ahantu wagenda n'amaguru, niba igihe ugezemo ari cyo kugenda n'amaguru, wakomeye ukagenda n'amaguru. Uratega moto ya buri munsi ya rere turi kujyana ikanakugarura, uratega iki? Ku munsi urategesha ibyo 2,000, urishinga mugenzi wawe nawe se ko hari inyamaswa ku giti cye ko afite ibyo arisha, uramwishinga ngo bigende bite? Muzarebe mfatire urugero wenda ku nka. Reka mfatire urugero ku ntama. Intama niyo nyamaswa nziza inashushanya Mwuka Wera, umwana w'intama w'Imana Kristo. Niba akana k'intama kakiri gatoya katarisha cyangwa se ngo karya ingano ingana n'ibyo intama ikuze irya, niba karya utworoshye gashoboye, none wowe ukaba utarafatisha, ukigendera ku ntego, hari ibyo ugishaka kugeraho, ni gute urishinga mugenzi wawe uri gutega buri munsi? Niba ari gutegesha 2, uramwishinga ngo bigende bite? Wakwimenye. Ubundi ayo mafaranga usohora buri munsi
uramutse ugiye n'amaguru n'ubundi ko wagerayo, ko nta wakwirukana, ko utanagerayo wanakerewe. Niba wanakererwa wagiye ufata umwanya ukizindura kugira ngo ugere ku ntego, ku cyo wapanze. Wagiye wizindura, byazacamo wenda abona hari aho ugeze, wenda ukagura ako kagare ukajya ukagendaho, ejo cyangwa ejo bundi byacamo n'ako gasuzuki ukakabona. Umuntu gukura k'umuntu ko ari mu byiciro, umwana ko atangira yiga guseka, agakurikizaho kwiga kwicara, agakurikizaho kwiga kwiyubika, agakurikizaho kwiga gukambakamba. Hari abakambakamba bakuruza ikibuno, hari n'abakambakamba bagendesha nyine amaguru n'amaboko, ariko byose no gukambakamba. Agakurikizaho kwiga guhagurukira ku rukuta cyangwa se ku kintu, ariko nabwo ntahita atera intambwe. Nyuma y'igihe gito agatera udutambwe nka 3, akongera akicara. Nyuma y'igihe runaka agatangira gutera udutambwe agenda, nyuma agatangira kugenda agakomera. None se nawe niba ukiri ku rwego aribwo uri kwiga guseka, utaraba no wicara, gute ushaka kwigereranya na wa muntu wamenye kugenda, undi ugenda wabimenyereye, undi ukomeye? No, mureke twimenye, tumenye abo turi bo, tumenye ingano y'ubutunzi bwacu, tureke kugendera mu bigare, dukurikize izi nyigisho tubonye. Ibi byose tubonye tubikurikize, kuko izi nyigisho tuboneye hano nituramuka tuzikurikije, intego twihaye cyangwa se ibyo dushaka kugeraho tuzabigeraho. Amafaranga twirwa twirukankaho tuzayabona pe. Na ya mashini twatekerezaga ko ihari, abenshi twifuza ngo wayiduhereze ikaba iwacu tukajya ducapa amafaranga, tugomba kumenya ko imashini ikora amafaranga ari ubwonko bwacu. Aka kantu sinzi ko mukazi. Our brain is our money making machine. Aka kantu mukamenye. Ubwonko bwawe niyo mashini ikora amafaranga, ariko nzakabateguriramo ikiganiro ukwacyo, kuko ubwonko bwawe nibwo butekereza umushinga. Niba ushaka gukora umushinga runaka, bituruka mu bwonko bwawe. Niba ucara ugatekereza neza, uzakora umushinga uguha amafaranga y'umurengera. Kuko na bano bakire ba Elon Musk, bano ba Bill Gates, bano ba Jeff Bezos, bano ba Oprah Winfrey, bano ba Aliko Dangote, nabo ubwonko bwabo nibwo bwababereye iki? Imashini ikora amafaranga. Bakoresheje ubwonko bwabo. Icyo ari cyo cyose wapanga ushaka amafaranga bizahera mu mutwe wawe. Niyo mpamvu uzumva bakubwira ngo gukira ngo ni mu mutwe. Yes, kuko bihera mu mutwe nyine. Bareke dukoresha ubwonko bwacu, dukura amaboko mu mifuka dukore. Amafaranga tuzagira iki? Tuzayabona. Kandi icya mbere tujye dusenga Imana izaduha umugisha, kuko icyo uzakora cyose utarimo gusenga Imana ntabwo bizakunda pe. Hagomba kuba harimo umugisha w'Imana, Imana ikadushoboza ibyo dushaka kugeraho tukabigeraho. Rero izi nama muzizingatire, izi nyigisho mujye muzizingatira cyane, uzumva uzizingatire neza cyane. Byaba bibabaje ubyumva ukabitaha ngaho ukigendera, byaba ibintu bibabaje cyane, ntabwo byaba ari byiza cyane. Ariko icyagira ngo nubyumva bizingatire, ubikomeze, ufate n'agakaye ugenda ubinota ahantu. Ubundi umuhanga nuhora yiga. Ubundi ngo abanyabwenge barekera kwiga ari uko bapfuye. Buriya umunyabwenge, niyo mpamvu uzumva bakubwira ngo abanyabwenge abakire aho kugira ngo batunge televiziyo ya puse nini cyane, cyangwa se batunge amateleviziyo menshi cyane, ahubwo abafite akabati k'ibitabo, afite bibliothèque mu nzu ye. Uzabibona cyane afite ibitabo, ahora yihugura, ahora yiga. Gasanga afite igitabo cy'umuhanga runaka, niba ari Napoleon Hill nababwiye ijambo yavuze, njyewe niryo ryamfashije nyine kurusha ayandi, niryo nabitse. Yaravuze ngo a dream is a goal with guidelines. Ndabicuritse. Yaravuze ngo a goal is a dream with guidelines. Yaravuze ngo intego ni indoto ugira ariko ufite imirongo ugenderaho izagufasha. Ugasanga arabisoma arabizi, ugasanga n'abano bahanga maze kubabwira mu kanya, bariya bagiye batanga inama ku byakubaka ubukungu bwa muntu, ugasanga ibitabo byose nyine arabifite. Nawe rero umuhanga cyangwa se umunyabwenge nuhora yihugura, arekera kwihugura ari uko yapfuye. Kandi bajya bavuga ngo kwiga ni uguhozaho. Ntabwo kwiga umuntu yigira mu kigo cy'ishuri, ntabwo ari mu mashuri yigira gusa. Ubundi kwiga ni ukumenya ikintu utaruzi, ikintu gishya utaruzi, ko no kwiga, ko niko kwiga ubundi. Rero byaba byiza ugiye ufata nk'agakaramu, ukabifata agapapuro ukagenda ubinota ahantu ukabyandika,
kugira ngo utazagira iki, utazabyibagirwa. Naho ubundi iyi ni Mahombe Empire, njye nitwa Mahombe nk'ibisanzwe, coach wanyu bigisha ku by'ubukungu. Mwebwe mujye mukomeza mutwereke urukundo, ukande subscribe kandi usangize na bagenzi bawe iyi video bayirebe, kugira ngo nabo bagire icyo bunguka, bagire ikibafasha mu iterambere ry'ubukungu bwabo, kuko uramutse ubyumvise ukabyihererana ukabigumana wenyine ntabwo byaba ari byiza, waba ubaye stingy, waba ubaye selfish. Ahubwo icyiza no kubisangiza bagenzi bawe nabo bakabibona, kuko nidukira twese tukagira ubukungu duhuriyeho, nutera imbere nanjye ngatera imbere, na runaka agatera imbere, na runaka agatera imbere, twese tugatera imbere, igihugu cyacu kizaba gihirwa. Umudugudu wacu uzatera imbere, akagari kacu gatera imbere, umurenge wacu utera imbere, akarere kacu gatera imbere, intara yacu itera imbere, n'igihugu cyacu gitera imbere, tugere muri ya paradizo tuvuga, bwa bukungu twifuza tubugereho. Ndabakunda cyane rero, njyewe nitwa Mahombe nk'ibisanzwe, iyi ni Mahombe Empire, mushishikariza kujya uhora usura iyi channel.